twongeye kubasuhuza Banyarwanda nshuti z'inkesha. Iyi televiziyo Inkesha twabasezeranye ko izakomeza kubakesha umutima. N'uyu munsi rero twegereye abataramyi bazi gukina inkoni, baraza kutubwira uko byagendaga, uko bigenda uyu munsi, n'icyo twakora kugira ngo dukomeze tubisigasire bigumeho. N'ubundi turi kumwe n'umutaramyi wacu yadusezeranye ko azabana natwe kenshi, araza kutwibwira atubwire no kuri uyu mukino. Ni karibu. Koze nitwa Sebashi Dieudonné, kuko bisanzwe ngira ngo turarambanye, tumaranye igihe kitari gito kuva Inkesha yatangira. Nagira ngo mbabwire ko ikintu bita kunyabanwa ari umukino w'inkoni mwavugaga. Umukino w'inkoni ubundi cyangwa se kunyabanwa ni igihe inka zihumuje amabyukira ya mu gitondo, nyuma yaho abashumba bamara guhaga amata cyangwa se n'ingango zazo, cyangwa se abatahira mu kinyarwanda cyimbitse, barangiza bagakina inkoni. Bamara gukina inkoni, icyo gihe bisobanura ko abashumba bahaze n'inka zijuse cyangwa n'inyana zazo nazo ubwazo zibyagiye mu kiraro mu ruhongore zimeze neza. Arakoze cyane. Ati n'umukino abatahira cyangwa se abashumba bazo bakina bizihiwe, bamaze kwijuta, ndetse nizo baragiye zishuze kandi zibanejeje. N'umukino abantu bakina bakinisha inkoni. Ese iyo habayemo gukubitana ntabwo umwe arakarira undi? Hari igihe nkatwe nk'ingango cyangwa abatahira twe ntiturakara, ahubwo umenye yuko iyo bibaye ngombwa hari igihe imitsi ubwayo cyangwa se umubiri umaze gushyuha ukaba wakubita mugenzi wawe nkaho murakaranije, ariko burya ni amaraso abashyushye, kuko uzi yuko ari umukino. Bikankaba kwa kundi bavuga ngo abakirana bavindimwe berekana utwobo. Burya umenye ko atsikiye, byaba ngombwa ukamubwira uti impore cyangwa se komera. Ntabwo turakara rero, ahubwo tukina nk'abakinnyi. Byaba ngombwa se n'abana iyo bakinnye ubwabo tutoza, iyo barakaranije nk'abana kuko baba bataramenya umukino nk'uwacu, habamo urugango rwabo cyangwa se umutahira mukuru akajya kubakiza kugira ngo bataza kurakaranya bagakomeretsanya. Mwabyumvise rero, ni umukino bakina batarakaranyije, nubwo mubona bakubitana, ariko ni ukunezerwa no gusheja. Dukomeze tubikunde, tubikumbure, tubisangize benshi, dukomeze dukore subscribe kugira ngo mukomeze muduteze imbere. Ni inkunga ikomeye kubisangiza benshi. Dukomeze dusangire byose, ikiruta byose dukomeze tuba inkumburwa kandi tugire u Rwanda. Mu kanya rero ndabararikira gukurikirana uyu mukino, kandi muzawusangize abandi. Ababwiye ko rimwe na rimwe ari na siporo, kuko ati imitsi igize ati umuntu amaze gushyuha yibuka yakubise undi, ariko kubera ko ari umukino akamubwira ati mpore, atabakirana baziranye berekana utwobo. Ni karibu rero. Oya, umma dedi. Reka gukubite na Yang gutega, aha wabibonye. Yang gutega. Arasinye. Nabari tika azamuka. Joze nkoni kiri kiyama kono kai. Ujo.
Mushyushye mukomeze gatoya kandi ushaka umwatake nawe musubiza hirya amatsiko twari dusangiye rero ngira ngo abenshi arashize ariko kandi tuzayahorana mwabibonye rero ntabwo umuco w'u Rwanda uzacika ko turiho kandi turiho kugira ngo natwe dushyireho itafari ryacu ngira ngo muri kubibona rero yabize ibyunzwe iyi ni siporo kandi ni umukino uryohera benshi ngira ngo byari biryoshye kandi ni ibintu mwari mukumbuye kandi mukora buri munsi murakoze mu muco w'iwacu ngira ngo umuco nyarwanda icya mbere burya kugira ngo nitwe umunyigijya mwimishwa w'abakono nuko data we yarakoye rero inka twebwe tuzifata nk'ababyeyi bacu iteka ryose inka ni bagenzi bacu kuko inka iyo ukoye nyoko ukitwa ubwoko butari ubwoko wanyu ukitwa ubwoko bwa so kandi ari so wayitanze burya nibyo ni ikizihizo kuri twe rero tukaba dukunda umuco nyarwanda kurenza n'ibindi murabona ko mu by'ukuri ibi ni ibyuya by'abakamye kuko twari twijuse tuhaza amata ikindi cy'ingenzi ni uko na siporo irakenewe hari abiruka hari abakora pompaje n'ibindi byose ariko gusa twebwe mu minsi mike itaramiranye tuzabereka n'indi igendanye n'umuco nyarwanda ujyanye n'iby'inka kandi mu by'ukuri ngira ngo natwe tubashimire mu by'ukuri kandi iteka ryose tuzaba turi kumwe Imana niduha ubuzima rwose igihe mudukeneye cyose ni karibu murakoze cyane arakoze cyane umutaramyi wacu kandi akamutaramyi w'indatwa ndetse akaba impumburwa yemwe akaba inganje ku Nkesha TV muhorane Imana kandi ati ikiruta inka kingana Imana umunyarwanda yabibonye kare yata umwana we nta kiruta inka dukomeze dukunde inka ziba inkumburwa zidukamirwe amata avuna imitozo azahore ku ruhimbi rwanyu mukomeze mukunde Inkesha ibakesha umutima kandi muhorane inka ziduhame inka zidukamirwe naho ubutaha dukomeze tubane mwakoze cyane